gahunda navuze ngo ni ugukora subscribe. Rero kora subscribe. Tutajyana hano ku gipangu hinjira umugabo aza gutyo. Aza gutyo araza arakinga. Nabwiye ngo nakano gakuru kararyose kandi karashimishije karasekeje. Dukora umutungo dusekeje nakubwira yuko wabasha gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kutubona fresh. Arangije ageze ahangaha abona umuryango wiwe harafunguye, bisa nkaho hari umuntu arimo gushaka. Ako kanya arasohoka, mu gusohoka araza aritegereza, areba hirya no hino abona nta muntu arimo kubona. Ako kanya ahita afata hano umukubuzo. Urano ni umukubuzo ariko urano ni umukubuzo. Ako kanya hari uwasohotse muri toilette ati Nyagasani, ati ibi ni ibiki? Ati ibi ni ibiki? Ati wowe urimo kwikanga iki se? Arangije aramubwira ati ariko Landlord, ati noneho koko ugeze naho ushaka kuryamana n'umugore wanjye no kuryamanye n'umugore wanjye muri toilette? Ati koko umugore wanjye muri toilette kumbi byasa nkaho uyu nguyu ari Landlord urimo. Ati uvuga umugore wawe? Ati vuga umugore wacu Nyagasani. Ati rati si umugore wacu? Ati hoya ntago ndi umugore wawe. Ati Landlord, ati ibi bintu urimo gukora ntago ari byo. Ati ugeze naho ushaka ukomeza kuryamana uryamanye n'umugore wanjye koko? Ati koko ati nakubahaga ariko ngo ngiye kugusuzugura tugiye kubonana. Ati wagiye uravuze ngo nde? Ati Landlord. Ati rero kuvuga rero ngo Landlord bimenye nyine, bimenye yuko ndi Landlord. Ati ariko sheri wanjye, ati ntago twigeze dutinda. Ati oya, ati harya uribuka amafaranga ndimo? Ati yego ni amafaranga ndimo ndayibuka, ariko kubera iki ukomeza kuburyamana n'umugore wanjye? Aramubwira ati ariko ngiye uyu munsi ntabwo uri buncike, ntabwo nakwizera, ntabwo nakwemera yuko ukomeza kuryamana n'umugore wanjye ngo mbyemere. Ati ariko nakubwiye ngo wibuke yuko nakubwiye ko uyu nguyu ari umugore wacu twese. Ati ariko urabyibuka neza? Ati urabyibuka cyangwa ntabwo urimo kubyibuka yuko nabikubwiye? Ati yego uri Landlord. Ati rero nimba rero ndi Landlord, ati none se ko ukomeza kuryamana n'umugore wanjye? Ati nakubwiye ngo ukomeze ubishya. Ati ahubwo ndashaka no kugira ngo umwibutse. Ati uribuka amezi y'inzu undimo? Ati urayibuka? Arangije umugabo areba hirya ati ni amezi 10. Ati rero gira vuba umbishyire ahangaha. Ati shyira ahangaha ayo mezi yose undimo. Ati oya, ati nta mafaranga mfite. Ati nta mafaranga ufite? Ati rebye ngibyo nibyo nari negereje kumva. Ati ukomeze ugire nta mafaranga ufite, buri gihe ukomeze nta mafaranga ufite. Ati nzajya nza ahangaha nkureho 2,000 ubundi nigendere. Nzageze muri make nzanza ndyamane n'umugore wawe ubundi haveho 2,000 nigendere. Babandi batajya bishyura amazu. Ati umerega nawe nuko njye mba natinze, simba natinze, umugore wawe ntago banamutinzaho rwose. Aba ari amasegonda makeya. Umugabo biranga arangije atagenda. Arangije aramubwira ati rwose, ati rata wowe nzajya nza hano ubundi tugabanye ideni. Se ibyo byiza se ugafasha umugabo wawe? Ati kwanza garuka hano utwara umugore wawe. Garuka hano utwara umugore wawe. Ati n'ubundi ngiye nta kintu mba nakoze gihambaye. Ati aba ari udusegonda 5 tumwe two kuri status ubundi bigahita birangira. Ati genda ndabizi uracyabikeneye rwose, nagushyize muri modu, genda umugabo wawe. Tugaruka rero hano ku mupanga wa kabiri. Urani Landlord uri hano yarasaze, reba hano ari hano mu idirishya arimo sinzi ibintu bisa nkaho arimo kureba, agurasa nkaho arimo kureba ururimi, bisa nkaho ari ibintu arimo kurunguruka. Arakomeza ararunguruka. Arangije ako kanya we arimo kurunguruka aba asohotse mu nzu. Gusohoka mu nzu arazaze aramwitegereza ati ariko uyu nguyu. Arangira ati reko Landlord, ufite ubwenge mu mutwe waraseze cyangwa bakurashe mu mutwe ku buryo ukomeza kuza wirungurukisha umuntu hano? Ati arangije amubwira ibintu byinshi. Ati inzu se urayishyura? Ati inzu urayishyura ko urimo kumbwira gutyo? Ati nuko nabona kwishyura, narimo kwishaka amafaranga nanayabona igihe cyose nabonera nayaguha. Ati iyo mafaranga igihe cyose nabonera nayaguha.
ati se shaho se inzu ni ya papa wawe ku buryo ubonera mu gihe cyose ubonera amafaranga ariko uza kuyama? Ati mpa amafaranga ahubwo. Arangira ati landlord nta mafaranga mfite. Ati mpa amafaranga. Ati nta mafaranga mfite rwose landlord. Ati rero ko mvugubwire genda ukomeze ukore turiya tuntu wakoraga, tuya duposition twose wakoraga ngenda iyo nurebye turanshimisha. Ati genda rwose, ati gira vuba wo gusubirayo wirukanka. Ati subirayo nge ngomeze nirungurukire ubundi ibindi bireka. Ati ko landlord ibintu urimo gukora ntago ari byo. Ati urimo kumwe ntago ari byo kandi ubu nta mafaranga uma. Ati ahubwo ni gukora ibintu bitari byo. Mu mafaranga urebe niba nzanye nza kukurunguruka. Ati we nawe ati wegenda ukomeze ukore turiya tuntu, ukomeze dukore tuya duposition cyangwa ati tuya tuze twagushimishije. Ati yego nyine twanshimisha cyangwa ati rero gira vuba. Ati okay nimba twagushimishije ati gira vuba. Ati uba kumjura mugore ura mukobwa aziko ugira. Ati oya landlord aziko irwiza n'abakobwa hano. Ati mbabara landlord utamuneza ura mukobwa ngite oya rero gira vuba. Ati rero ukamubwire ati ura mukobwa nutagenda gukora tuya tuntu urimo gukora. Ati genda aza kumubwira genda utkomeze udukore, hari ukuntu yengeze mu rugo turiya tuntu tumfasha. Landlord uri hano arakomeza amubwira gutyo. Ati guse landlord ati uzikora mukobwa ziko ndi imanzi. Ati wowe ubimanzi he? Ati nuko kwimana mukobwa ziko ndi imanzi. Ati rero mbabura ati mbimubwire se? Ati oya bimubwira udatuma agwe. Ati rero subirayo ukore turiya tuntu wirukanka kandi ukomeze udukore neza ushyiremo n'utujoke ushyiramo n'uducenga kugira ngo ibintu bigende neza. Ati kandi wikomeza kuninza genda ukore turiya tuntu vuba wihuse. Ati gira vuba ariko kandi ntugatinde mu mayira no mu makona, gira vuba. Ati kandi gira vuba ngewe nukomeza n'udukora neza nzakugabanyiriza ku mafaranga wamerezaga, nzakuraho 1/2. Gira vuba genda udukore. Ako kanya arinjira. Ati reba sureba se? Ati twundunu nitwo nashakaga. Ati komeza ati muhindukize sha. Tumuhindukize. Ati aho ngaho sha. Mugaramishe. Aho ngaho sha. Arakomeza arabya indi mihano. Arazirabya. Ako kanya ati ariko nawe aho ngaho ati bya bindi nakubwiye gukora ntabwo urimo kubikora neza. Ati komeza aho ngaho. Ati aho ngaho rego muhindukize. Ati nibyo ngibyo rwose, ibyo ngibyo nibyo nashakaga tuwenda kugama. Ati biranze hano nari arimo gufana. Nibuke ko arimo kurunguruka abantu. Tugaruke rero ku wundi munsi hano wa mukobwa cyangwa wa mugore wa mugabo ari hano. Ako kanya landlord araze yavuze ko buri munsi azageza hano gukuraho kibirike akaza akagikuraho. Ati naje rero. Ati naje hano umugore rero yarabimenye. Ati bwo rero tujye gukuraho bya bibiri. Kuraho bya bibiri wa mugabo arasohotse. Ati urababaye se? Ati bimeze biti? Ati urababaye se? Ati ngiye mbabara. Ati reka mbabazwa n'iki? Ati ngiye ntabwo nshaka kubabara rwose. Ati ngewe harivuga ati ngiye ntabwo nshobora kubabara. Ati rwose genda nta kibazo. Ati mwigendere naribi. Ati mwigendere. Ako kanya yita yasohoka mu uko gati sheri. Ati papa kombi atayiwe umwana wanjye kandi ngo uri mu biki nyine kombe yese agenda nawe gufata. Ati wibeshye manura. Ati buri gihe wirwa undongorera umugore. Ati wumvaga ngewe nzakwihorera nkakwihorera. Ati bimenye. Ati rero umwana wawe none nta kintu wari umumariye wanjye gira we. Ati usibye uza kwirwa udutesha umutwe. Rero mwibutsa yuko ushaka gukomeza kubona udufilime nk'utu ngutu turyoheye amaso tumeze neza, mwibutsa gukanda subscribe. Ntugagende utaganze subscribe. Numara gukanda subscribe ushyiraho comment, ushyiraho like. Numara gushyiraho like ujye muri comment uraza kubonamo link twapininzemo ya filime ahantu itugenda uyirebe nziza cyane imeze fresh. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.